ubu rero finally baguye mu kintu Rugaju yigeze kuvuga avuze ati bari abantu Ferwafa ibintu Rwanda Premier League ibintu yakoze yagombaga kwibuka ko bari yari abagenerwa bikorwa batagomba kuza ati ni nko mushyitsi aza ntaba afite ubwisanzure bwose mu rugo nagomba icyemezo kubyo muri buteke kubyo ari bwakirizwe mu rugo final ubwo none ndumva tuguyeyo Rugaju twabonye iryo tangazo rya Rwanda Premier League baricishije ku mbuga nkoranyambaga zabo rigira riti bati itangazo rigenewe abanyamakuru kuri iki cyumweru tariki 23 kuri 4 Points by Sheraton mu mujyi wa Kigali hateranye inama isanzwe ya Rwanda Premier League iterana mbere y'umwaka w'imikino yahuje abanyamuryango bose uko ari 16. Imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama wa mbere inama yemeje ingengo y'imari ya Rwanda Premier League y'umwaka w'imikino 2026-2027 ingana na miliyari 1,280,255. Iyi nama kandi yemeje amabwiriza agenga amakipe y'abashyitsi akomoka muri Sudan. Mu gihe ikipe yo muri Sudan yaba iya mbere ku rutonde rwa shampiyona izahabwa igikombe cy'icyubahiro honorary trophy. Igikombe cya shampiyona cya BK Pro League kizahabwa ikipe izaza imbere mu manota mu makipe yo mu Rwanda. Ikipe yo muri Sudani amakipe yo muri Sudani azajya ahabwa ibihembo bijyanye n'imikino yatsinze match winning bonus ko murabizi ibyo Ferwafa Rwanda Premier League yabishyizeho. Amakipe yo muri Sudani kandi azajya ahabwa ibihembo bigenerwa abakinnyi bitwaye neza uhereye ku mukinnyi w'umukino kugeza ku mukinnyi mwiza w'umwaka ku rwego rungana n'urw'amakipe yo mu Rwanda. Umubare w'abakinnyi batari abanyasudani amakipe muri Sudani yemerewe gushyira mu kibuga icyarimwe abakinnyi batari abanyasudani batarenze abakinnyi 6. Ku rupapuro rw'umukino ikipe yo muri Sudani ntiyemerewe gushyiraho abakinnyi batari abanyasudani barenze abakinnyi 8. Ngibyo byaganiriwe ku munsi w'ejo mu nama isanzwe yahuje Rwanda Premier League ndetse n'abanyamuryango bayo 16 amakipe azakina umwaka mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Ingingo twe tugiye kuganiraho kugira ngo hari izindi turaganira ku cyateje impaka umwaka ushize w'imikino cyane ubwo habaye cyitwa honorary trophy birangira bati hoya bati ikipe igomba guhabwa igikombe cya shampiyona yagikoreye APR ihabwa national biragenda biratutumba bibyara umwuka mubi kugera ubwo twageze aho turavuga tuti ibintu badufashe bicare babiganireho. Ariko nanone mukibuka ko muri interview CDS ravuze ati aya ma equipe nago tugeze tuba muri condition imwe nabo abakinyi baragendaga bakaza abanyamahanga mu kibuga ntibigeze bita ku mubare nkuko twege byitaweho nayo nindi ngingo yaganiriweho ndetse ifatirwa umwanzuro. Ngibyo ibyo nge numva ko Rugaju twaganiraho by'umwihariko muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo kuko twari tubitegereje igihe kinini. Nge ntekereza ko nko binyuzemo byahawe umurongo kandi byarushijeho gukuraho amakimbirane yagaragaye hagati ya Rwanda Premier League n'ikipe ya APR FC muri sezo dushoje. Yanabaye amakimbirane akomeye kubera impamvu ebyiri. Icya mbere ni inyito igikombe, icyo nicyo kintu cya mbere gikomeye. Ubwa mbere Rwanda Premier League yaragiraga iti abanyamuryango bose, ubwo byavuzwe na Perezida wa Federation nubwo wenda atari wa Rwanda Premier League ariko nanone Federation hejuru ya Rwanda Premier League we yaravuze ngo sinubuko ni ikipe yari ya mbere ntihabwa igikombe. Ubwabyo hazamuka de bivuga ngo ubundi ikipe iyo yaje mu kindi gihugu ntagutya babayihaye uburyo gomba gufashwa igakina kubera ibibazo by'intambara biri iwabo cyangwa by'umutekano muke. Ese koko ikwiye gutwara igikombe mu gihugu yagiyemo? Aho ibyo wacu bipfira bibera bibi nuko iteka dushaka kwisanisha ngo igihe baraha byagenze gutya. Byaranambabaje icyo gihe ukajya kumva umuntu ngo igihe bari muri Mauritania byagenze gutya. Nibaza ikibazo kimwe,
Mauritania ni umubyeyi wabyaye u Rwanda ku buryo tubenchmarking igihugu cyitwa Mauritania. Mauritania yashinze umupira ku isi ku buryo ariyo reference y'ibintu ushaka gukora. Mauritania kuki se wumva ko wayireberaho ngo ahandi ngo byagenze oya? Kuki twe tuticaye ngo twisange dufite ibintu twemeranyije hakiri kare bigenderweho? Abantu batoya ati ibyo bintu byari bihari. Okay, niba byari bihari nimugaragaza inyandiko z'ibyo mwemeje byanditse, usanga nta bihari, ni ibintu byari mu magambo. Nubwo byaba byaremejwe, ariko ikintu udashobora kubonera dokima ngo uvuge ngo dore ku itariki ni Rwanda Premier League twasohoye itangazo rivuga gutya na gutya ko ikipe izatwara igikombe muri Sudani kizitwa gutya kandi bizagenda gutya. Byari bigoye kubisobanura. Ari naho APR kuba yari ifite uburakari byari bifite ishingiro, byumvikana kandi neza ko koko yari iri mu kuri. Icyambere babanje gukemura ni ukwemeranya ikipe muri Sudani iramutse ibaye ya mbere yatwara iki? Yatwara honorary trophy. Yego. Hanyuma yabaye ya mbere mu zo mu Rwanda igatwara igikombe cya Rwanda Premier League. Ibyo rero ni byiza. Ibyo bibanje gukuraho ibibazo byo kuvuga ngo ninde champion w'u Rwanda, kuko ubushize n'impungenge twari dufite zari zo kuvuga ati se araba champion y'u Rwanda ajya no kuba champion wa Sudan, araba champion mu bihugu bibiri mu mwaka umwe muri sezimwe. Ibyo wenda bashakaga kunyega ibyo APR yakoze, kubisuzugura, kubitesha agaciro, wenda bamwe banabishyiramo n'ubukeba n'ibindi bo babidefanaga bavuga ngo no, ngo ntabwo ikipe yatwaye igikombe ngo yabaye ya mbere, ngo nta kuntu ngo atari yo champion kandi ngo yarakinnye n'izindi, ngo nese ngo ntibakinnye match zingana ngo kuki APR yumva itagitwara. Ariko bakirengagiza ikintu kimwe, si ikibazo cyo kuba yabaye ya mbere yarushije APR amanota, twese turabyemera yarushije pe, n'uburyo ari nacyo cya kabiri ubwo bagiyeho uzakinyemo ntibwari bumwe, criteria nazo ntizasaga. Icyo nanone cyongeraga gushimangira injustice ikipe APR yavugaga. Sinzi impamvu bijya biba ko APR irekamye ikintu byitwa nkaho idafite uburenganzira, ahubwo ukabona abantu bashaka kubishyira ngo reka yumve. Ariko mu by'ukuri hari umuntu wavuze ngo ruswa ngo ntabwo ngo ari ikibazo ngo igihe nge ndimo. Sinzi ibyo bintu mubyumva, ngo ruswa ntabwo ari ikibazo gikomeye ngo mu gihe mubare kuri ruswa nge ndimo. Sibyo? Ni nko kuvuga ngo injustice ntabwo ari injustice mu gihe nge witankorewe, ariko iyo ucecetse ku kintu cy'akarengane buryo ugashyigikiye no kuvuga ngo igihe nawe kazakubaho ntuzarekrame. Uyu munsi wa none ibintu APR yatakaga, shimye Imana ko Rwanda Premier League ibikemuye hakiri kare ikana bitangira itangazo kugira ngo bitazazana izindi manza n'izindi mpaka. Ndababwira ku kintu kijyanye n'imikino uko ari injustice. Ni gute twicaye ikipe zikemererwa gukinisha umubare w'abakinnyi w'abanyamahanga zishaka nubwo n'abanyasudani atari abanyarwanda? Abantu bakavuga ngo oya, ngo n'ubundi izi ni ikipe zo muri Sudani, ngo twashyizeho gahunda yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda ngo kugira ngo tuzamure abakinnyi b'abanyarwanda. Therefore ngo ntacyo byaba bimariye n'ubundi ikipe yo muri Sudani kuzakoresha abanyasudani benshi cyangwa bake, ntacyo bimariye umupira wacu hano mu Rwanda, nta kibazo. Ubwo rero abashyireho irengayobora bimerera icyo guhatanira, ubwo ni logique yumvikana. Twe turi 16, uvuze ko igitumye utatwemerera gukinisha abakinnyi bose abanyamahanga dushaka ari ukugira ngo ubone uko uzamura abakinnyi b'abanyarwanda. Rwose ku neza ya Federation na Rwanda Premier League n'abareberera umupira na ministeri, iyo politiki uko mwayicuze
100% nta kintwaye nibyo. Ariko none wenshyira muri competition n'umuntu tutari gukina ku mabwiriza n'amategeko bisa, hanyuma ngumbye ko duhatanira kimwe. Ejo bundi mwabonye ko abana babahaye amanota yabo nesa, sibyo? Natanze urugero n'icyo gihe ibyo urabyibuka. Niba uzanye ikizamini cyashimye, yari rugajuka ibibazo 20, ibere komereza ibibazo 15, ukabwira ibere ngo nakora amasaha 3, njye ukamwabona inkora amasaha 2, umuhaye ibibazo bike umuha amasaha menshi, ariko nyuma ibibazo byinshi umuhereza n'amasaha make. Bivuga ko ntituri gukora kuri condition zingana. None so umuntu tuzavuga ngo twarahatanye biri fair, azabona ikigo nje ninkibura sivuge ko narenganye, azaba narenganye. So aperi rero yari ifite ukuri at the first place, ari nacyo cyatumye bahindura no kwicyo bakina. Wowe ko uri kuvuga ngo twebwe kuko hari ukuntu iki kintu ikibazo kiri mu Rwanda mu mupira kiri mu zindi sector. Twese turabizi ko aya makipe yari yarasabye kuza na mbere hose kuvuga ba kamarade barayangira, ibyo bintu birazwi. Amaze kuyangira ko ndabivuga nk'umuntu wicaye ku meza y'ibiganiro aho banyiri kubiganira babivuga muri ambasade ya Sudan yani Nyarutarama. Narababajije ese ko byaboraga nk'ukwezi ngo babemerere, byari bitaranasohoka n'itangazo. Barambwira bati no, ntago ari ubu ngubu, ati na mbere umwaka wabanje twarasabye mbere yo kujya muri Mauritania ntibadukundira. Icyo gihe kamarade yari SG, president ari Munyantwari. Munyantwari Alphonse. Muri icyo gihe babahakanira, byaje kumenyekana ko nyine byagiye bikaherereye muri federasiyo. Bavuga bati reka tunoze neza iyo gahunda, hari ibikinozwa. Bavuga ati ari byo tugiye kunoza neza. Ariko icyo gihe igihe uko ambasade ya Sudan icyo gihe yabikoze ifatanyije n'ubuyobozi bw'igihugu iwabo, bwaprochinze none inzego politiki kandi zo hejuru mu gihugu zibagaragariza impamvu bifuza gukina mu Rwanda. Oda rero iva hejuru ibwira Ministeri ya Siporo ngo kurikirana ikibazo cy'amakipe muri Sudan ashaka kuza gukina mu Rwanda, ayo makipe muyafashe akine muri condition ziyoroheye. Siko bimeze cyane. Ayo makipe uko abantu bumvise itegeko ryavuye hejuru, leta sanzwe rinyuze muri bya bindi by'umupira bisanzwe, babandi bo mu mupira sezo yabanje bari bahakaniye za kipe, none babona itegeko rivuye hejuru. Babyakiriye nuko ngo ni kwa kundi bita ngo nugwekenya udakanjije. Ibintu byavuye hejuru muri Sudani, amakipe ntiyishyura ibibuga by'imyitozo mu gihe ayo mu Rwanda byishyura. Kandi aya makipe niyo afite amafaranga kurusha ayo mu Rwanda. Nibyo umuvandimwe bw'Abanyafurika, umbrella umutaka tubamo igihugu cyacu amateka cyagize, ubuhunzi ku Banyarwanda bameneshejwe muri 59 n'indi myaka uko babaye ahandi, they know they feel, barakumva ifite ikibazo nk'icyo. Ikintu n'umukino u Rwanda rwose rurwana no guca 100% guca ubuhunzi n'ibindi, ko baza gahinda n'akabaro umuntu abigiriramo. They try to protect impunzi ziri mu Rwanda, kuzifata neza, kuzitaho, kuzaha ibyangombwa nkenerwa byose. Sinanze hospitality biri no mu byo igihugu cyacu gishyize imbere ubukerarugendo, hatagira umuntu nyumva nabi. Ariko ibintu byose biri sportif ntabwo ari uko nguko none nabwo bitwara ngo nshobora kubaha ibibuga ku buntu bakoraho imyitozo, nshobora kubafasha muri mu bindi bakeneye mu gihugu bimwe na bimwe kuko nabo hari byinshi bishyura nk'amahoteli n'ibindi, nshobora kubafasha muri ibi n'ibi, ibyo ni byiza, kubaha aho baba n'ibindi byose, biriya byose twavuze. Ako ntiwavuga ngo reka noneho mbahe na avantage sportif zikandamiza amakipe y'imbere mu gihugu. Ibyo nanone ni ukwiyima uburenganzira usanga n'umunyagihugu, ntabwo ari byo. Ubaha ibyo bagomba guhabwa bindi bitari sportif, avantage zitari sportif, izo ndazemera. Baha ikibuga bakora imyitozo, niba udashaka kubacajinga ku bibuga nta kibazo. Niyo anadiringa n'amahoteli akabagabanyiriza ibiciro ku ijoro niba bishoboka, bikore. Bahe security, bahaho kuba, baha ibyangombwa nkenerwa byose, bemerere bakire mu Rwanda 100%.
ariko nutubizana mu buryo bwo guhatana bakwiye gusa n'abanyagihugu. Niyo mpamvu rero iri tegeko ryavuze ngo bagomba gukinisha abanyamahanga 6 mu kibuga, ariko ntibagomba kurenza 8 ku feuille de match. Nibyo 100% nibyo, kuko nicyo APR yavugaga. Nje nemerera abanyamahanga 8, ariko undi yakinisha abanyamahanga bose ashaka. ngo ariko ngo n'abanyasudani ngo n'abanyamahanga, ariko banzu bitekereze nyine ubyumva. Niba nyine abanyasudani uri kubabara none nk'abanyamahanga nabo, reka tubyite uko nguko, harimo critère uri kwirengagiza. Aba bakinnyi b'abanyasudani hari nivo bariho par rapport y'abakinnyi b'abanyamahanga bakina mu ikipe zo muri Sudani. Ari nayo mpamvu baramforce bakajya kuzana abo banyamahanga bakura handi. Ni nayo mpamvu twese nk'uko tubizi, buri wese ubwiye na za AP ukazibwira ngo fata abakinnyi b'abakongomani cyangwa fata abakinnyi b'abarundi ubaho ubwene gihugu bitwa abanyarwanda bagukinira. APR nayo yagira imbaraga nk'izi kipe zagira muri shampiyona y'u Rwanda. Uyibwira ngo fata bano ba Mamadou abantu bose ba Maduzo, fate aba ba Dauda, ubaho ubwene gihugu bakire nk'abanyarwanda nubwo ari abanyamahanga. Kuko kera bajyaga bikorora byibuka umuntu yavaga muri Kongo gahita bamuhereza ibyangombwa gahita kina nk'umunyarwanda. Bambuye Twitter urabyibuka, bageraga mu Rwanda babaye nk'abanyarwanda. Bahita banabahabwa Marcel Kagame akunda kuvuga ngo bazangwa na Belvedere Ride. Sinzi niba iki nakora, yari komeye cyane nayo bavanaga ubwo rero Belvedere na APR nawe yibwiye ngo ba Yusufu bakina nk'abanyarwanda yazajya ari 11 ifite n'abasimbura b'abanyarwanda kandi batari abanyamahanga. Rega ibintu urimo rero byumvikana ibyo bakosoye nje ndabyemera. APR yarekramaga byari bifite ishingiro, ariko icyagoranaga cyagoraga abantu. Amakipe abanyamuryango nkuko baraye bateranye ntabwo bateranye. Ubundi nicyo cyari ikibazo cy'uko mwarateranye mujya mu nama mugira ibyo mwemeranwaho. Ibyo rero mwemeranyijweho mu nama, noneho mukaza mukabyenterpreta mu buryo butandukanye. Ntabwo kwizigi buriya ntibateranye. Barateranye nyine ni kubera ko yego Chairman wa Rwanda Premier League ndabyibuka iyo press conference nayo yitabiriye bakira ama equipe yabereye mu cyumba cya Ferwafa. Yego ubwiwe yaravuze ngo azatanga ibikombe 2 zira kipe zizahabwa iki n'ubundi honora ni nayo bari yahoze yego n'ubundi yarayivuga avuga ko ikipe n'ubundi yo mu Rwanda ariyo izahabwa igikombe. Kuko icyo gihe ndibuka na debate yari hari nibwo abantu baganiraga ese ubundi zirambutse zimanutse byagenda bitezamanuka, nibwo yese avuga ibyo ngibyo asobanura iby'ibikombe. Ahubwo nyuma nibwo hajemo nyine nicyo nakusobanurira. Mwagiye mu nama mwemeranwa kubita abanyamuryango 15 baraceceka, harekera mu munyamuryango ariwe wagomagwa gutwara igikombe cya shampiyona. Niba koko mwari mwemeranyijwe ko agomba guhabwa honorary trophy, ko niwe rugonzwe n'ibihindutse kandi abantu barabyemeranyije akabanyamuryango ubwo kaba bafite ikibazo. Abanyamuryango rero ubwo icyo navuga ntabwo babaye inyangamugayo. Niba muntu uvuga ngo ruswa nimbi mu gihe ntayiriyeho ariko nkiriyeho ntabwo ari mbi, cyangwa nduvuga ngo akarengane igihe nagakorewe, igihe ntagakorewe sa akarengane. Abanyamuryango APR yararenganye ku rwego rukomeye cyane. Umupasiteri watwigishije yaratubwiye igikombe cyane ngo bimira mushinya wose mwabonye watonete n'ibi bya Super Coupe, imizi n'intandaro ni hariya naho n'ucyo ntugiye ngo biriya bibazo byaje kuba byo kwanga gukina Super Coupe naho ngaho. Umupasiteri watwigishije yaratubwiye ngo bimera ngo umuntu ukuntu akoze ngiyo ibyago bitamuriho bikaba kuri mugenzi ngo umuntu akakubwira ngo shango napfushije ngo mama wanje ngo afite imyaka ingahe 70 ngo nundi ngo yari yararamye ariko we bamupfushije uri mugahe kuko ibyago biri kure y'ubibwiye nta biha agaciro. Ariko rero buri abanyamuryango nanone bahuriye ku kintu kimwe byaje kurangira APR baye mwana murizi. Abanyamuryango bararebera none birangira abantu badashaka gusobanura niki cyemeranyijwe iyo nama abantu baba batayitabiriye. Uyu munsi nicyo turimo turashima, at least byagiye mu nama
mu byandikiye itangazo uyu munsi ejo n'ejo bundi muri shampiyona igiye gutangira nta zindi mpaka zizavuka kuko abantu bazongera bagarurira itangazo bavuga ati dore ngibi mwarajyana ubundi izi mpaka zatewe na Ferwafa kuko rwose ibintu byari nk'umucyo kuko shampiyona ijya kurangira abantu bari babizi neza ko bazatanga igikombe cya honorary trophy rwose umuyobozi wa federasiyo baramubaza bati ko shampiyona igiye kurangira ibintu by'igikombe bizatangwa bite ati ikipe yatwara igikombe ntuyigihe ubwo ahita ashyiraho ko igikombe cya shampiyona kizahabwa ikipe izaba iya mbere kandi icyo gihe Al Hilal yari iya mbere n'amanota irusha APR atavamo niho rero byose bizamuka bavuga bati APR yarumiye icyo gihe yavuga ati ibintu byavugiye mu nama ko bigiye guhinduka nuko twe twabyemeje ngo rero kuri kuntangira rwose nuko ibintu byari bimeze niyo mpamvu njye mu twarwe nimugora yamwiye ngo nubundi ntabwo wakemera ko bitazahinduka kuko na mbere nuko rero abitubuye ntabwo byahinduka ubu bafite itangazo babikoze urabona babikora mu buryo bwa brag banaseka ngo none se ubundi ikipe se ngo yatwara igikombe cya shampiyona ngo ntabwo bibaho kizagitwara ariko nyuma babona ibintu bakoze ntabwo ari byo ahantu ari yavuye mu Rwanda ikajya gukina shampiyona iwabo ikanayitwara baravuga bati ikipe twaye ibikombe bya shampiyona twayihaye shampiyona niwe yitwaye shampiyona ariko ikosa Rwanda Premier League yari yakoze ngenyishinja ni ikintu kijyanye n'abanyamahanga ariko uzikaye amakipe yabo muri Sudani uko bavuga ngo abanyamahanga bagomba kuri batatu ni wabo muri Sudani nubundi n'abanyamahanga nibarenga batandatu bajya mu kibuga ni nabyo regari yatewe magango iterwa magana yarengera abanyamahanga batandatu none se niba iwabo shampiyona y'iwabo bakinaga ari abanyamahanga batandatu kuki azi iwabo noneho ugahita ubareka bagashyiramo abanyamahanga bashatse uzi ikintu bagakurikira n'ubundi nuko muri Sudani babigenza kuko nk'iki kintu cy'abanyamahanga cyarabagonze pe nuko dufatira ibintu nyine mu buryo bwo haba ikintu mu mupira wacu cyo kuba abantu bahita bahanganisha imbaraga akimara gutangaza biriya bintu Shema perezida wa federasiyo byateye nka confusion muri Rwanda Premier League nk'uko bivuze Iberi abantu babigira akantu gato noneho APR irareklama hakiri kare bati mwitondere izina ry'icyo gikombe babigira brag baragenda bategura stage bubaka ibintu bikomeye muri Kigali Pere bahereza Al Hilal igikombe ko yagiteruye mbere ya APR gitwara mbere ya APR APR yaravuze ngo ibi ni ugutesha agaciro ibintu twarubiye kandi tutarakinnye mu buryo busa nibyo uzabe ibintu byahise bigana nango byari bwe APR ngo ukoreshe means n'ubushobozi bwose ufite kugira ngo wirengere ni nacyo cyasunikiye APR ari nacyo kibazo twaje kugera muri Super Coupe kuvuga ngo wowe federation na Rwanda Premier League na message mwarayibonye yuko bazakora press conference niba koko mwumva ko mugomba kwitwaza imbaraga mwahawe mukuyobora umupira mukadukandamiza natwe turakoresha imbaraga zacu none zitari sportif natwe twirengere nk'ikipe nicyo cyasunikiye APR gutangira gukoresha ingufu zigejeje kuri ibibazo byose byabaye mu nyuma y'iri tangazo APR yibwiye mu kina Super Coupe ejo ntacyo bibwiye ubu ngubu APR yasunikiwe asaba kwicara gusaba dore APR ukabwira turakina Super Coupe dore uburakari bwavuye rigoga kuko no mu byo byendi kurengana muri nabaro byari biri ukomeza ukandenganya byendi kurengana nje gashaka ko wenda abantu mbwira banyumve kuko fact ziragaragara banyumve bakagenda mu kintu imbere yakivuze neza kibazo nka brag icyo bita hari ibi bya public opinion abantu ko bari kubivuga mu tubari abantu ko ari ku mastade bitari technique abantu ngo benshi ngo bavuze iki ibintu bya fluke ngo benshi nuko byumva ngo benshi nuko ngo nireke kwiriza abantu ngo nayo Rwanda Premier League na Ferwafa basa n'abaguye muri ako kantu ko kubigira ibintu biraho ngo natwe ngo twahaye imbaraga ngo let's ngo dushyiremo agatuza APR uyu munsi wa none biragaragara yuko kimwe mu byo bavuze byibura ni kimwe mu byo bashaye kugera byo gutanga justice for me niba hari ikintu ntajya nemera ntanemeye kuva n'icyo hari ibintu byinshi APR ikora ntemera pe byinshi cyane
ariko niba hari na APR yari ifite ukuri kwambaye ubusa, APR yari ifite ukuri rekana kuri iki kintu. So this time at least amakipe nakine nitwara igikombe bakita igikombe cy'icyubahiro, ariko si cya shampiyona, izajya gushaka cya shampiyona iwabo. Hanyuma nikinisha abakinnyi batandatu b'abanyamahanga, yemererwa kugira 8 kuri Fredo match, ubwo batandatu bahuriye mu kibuga, yemererwa gusimbuza abandi babiri, ikoresha abanyasudani nk'uko itegeko ryabo rimeze, ihatane n'amakipe yo mu Rwanda. Ntabwo birangiye. Reka twinjire mu makuru agezweho mu Kinyarwanda na dosi, turagaruka mu kanya gato tuze du closing iyi ngingo.